Reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mukomeza kugenda muguga neza. Ikaze muri amakuru. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru imanuka ikomeye cyane yabereye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Ni ikamyo rero yari ikoreye sima yahitanye rero uwari uyitwaye, nkuko amakuru atugera muri aka kanya akomeza kugenda abigaragaza. Saa 12:45 z'umugoroba wo ku itariki ya 16 Gashyantare, ikamyo mu bwoko bwa Scania ifite plaque LR 090 IT 995 REG yarikuye isima mu karere ka Rusizi ijyanye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Yageze umudugudu wa Rukerereza, akagari ka Kanazi, umurenge wa Ruharambuga mu karere ka Nyamasheke. Umushoferi rero akase ikorosi rihari riramunanira, ikamyo irabiranduka. Umushoferi wari yitwaye anarimo rero wenyine ahita ahasiga ubuzima, nk'uko ikinyamakuru bwiza.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda yabitangarijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruharambuga witwa Hagabimfura Pascal. Impanuka ikiba bahise batabara ku bufatanye n'abaturage n'inzego z'umutekano, bisaba ko igice cy'imbere cy'iyo modoka cyaswa ngo umurambo w'uwo mushoferi ukurwemo kuko byari byabanje kunanirana. Yagize ati ni impanuka yari ikomeye cyane kuko imodoka yari yabirandutse. Ati icy'imbere cyashwanyaguritse. Ati byasabye rero abakegura. Ati dusanga umushoferi yashizemo umwuka, byadusabye amasaha agera kuri 4 yose ngo umurambo tubashe kuwukuramo kuko byasabye gucagagura ibyuma byinshi cyane ngo tuwugereho, bigaragara ko ari korosi yakase. Ati rikamunanira imodoka igahita ibirandukira mu gice cy'ibumoso muri rigore ati y'umuhanda iramuhitana. Aha rero iyi kamyo yaguye ngo hamaze kugwa izindi zigera kuri 2 mu mezi agera kuri 7 gusa ashize, nazo zahitanye ubuzima bwa bamwe mu bari bazirimo, nk'uko nanone bivugwa n'uyu munyamabanga nshingwa abikorwa muri kariya agace. Yakomeje kugenda abigarukwaho, uvuga ko rero hatagize ikihakorerwa ngo cyihutirwa hashobora kuzakomeza gutwara ubuzima bw'abaturage. Yagize ati umushoferi wapfuye ni umunyakenya, ati witwaga Kituka Munyo w'imyaka 38 y'amavuko. Ati hariya yaguye neza. Ati mu mezi anashize haguye indi nayo yari ivuye muri Simerwa yikoreye sima ihitana Tanboy. Ati wayo umushoferi arakomereka bikomeye. Ati hakaba hari hashize andi mezi agera kuri 3 nanone. Ati hariya neza haguye indi nanone yari yikoreye sima ivanye kuri Simerwa, shoferi wari yitwaye ahita apfa. Ati ngasanga rero hakwiye gushyirwa ibyapa biburira kugira ngo abashoferi bajye bahitondera cyane cyane nk'abahagera badasanzwe bahazi, bakagabanya umuvuduko. Bitari ibyo ati n'ubundi hazagwa benshi cyane. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano w'umuhanda SSP Irene Elene yabwiye ikinyamakuru bwiza.com iby'impanuka, yihanganisha umuryango wabuze uwabo. Avuga ko batahita bemeza ko impanuka yatera umuvuduko ukabije umushoferi ngo yaba rero yari afite, ko iperereza rero ryatangiye ngo ari ryo rero rizagira icyo rigaragaza ku byerekeranye n'icyakorwa ngo impanuka zibera hariya zirindwe. Ati iyo bigaragaye ko ahantu nk'hariya habera impanuka ati nka ziriya zihitana ubuzima bw'abantu, abafatanyabikorwa ati babishinzwe nka minisiteri ibifite mu nshingano, ati n'abandi dushobora kubireba, ati tukabirebera hamwe hakagira igikorwa. Ati kuko polisi atariyo ishyira ibyapa mu mihanda, ariko ati birumvikana ko hagomba gusuzumwa hakagira igikorwa ngo ubuzima bw'abantu budakomeza kuhaburira. Iyi mpanuka ibaye mu gihe abatuye umurenge wa Macuba batari bibagirwa indi kamyo yabereye mu minsi 12 ishize igahitana umushoferi wayo, ikanangiza kamera ya polisi kimwe n'izindi zimaze iminsi zibera muri kariya karere, cyane cyane iz'amakamyo zigahitana bamwe mu bayarimo. SSP Rerene akavuga ko ariko ko nubwo bimeze bityo Nyamasheke atariyo iri hejuru mu gihugu mu kuberamo impanuka nyinshi, agasaba abashoferi kugenda ku muvuduko uringaniye cyane mu bihe nk'ibi by'imvura. Ati nyinshi imihanda iba inyerera cyane, abaturage nabo bagakoresha umuhanda neza kugira ngo nabo birinde ibishobora kuwutezamo impanuka nk'izo. Akaba rero ari umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano w'umuhanda SSP Irene Rene. Duhereye mu Rwanda, komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko irasaba umutwe w'abadepite kwihutira gushyiraho itegeko ryemerera abangavu n'ingimbi gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro.
abadepite bagize iyi komisiyo bumvikanisha ko byagabanya umubare munini w'abana b'abakobwa basigaye babyara bakiri bato. mugenzi wacu Asumta Kaboyi atugezaho iyi nkuru. Ubwo iyi komisiyo yagezaga raporo yakoze ku isesengura rya politiki y'igihugu yo kuboneza urubyaro ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, iyi komisiyo yagaragarije inteko rusange ko iki kibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage giteye inkeke, ariyo mpamvu hakwiye gushyirwaho izindi ngamba ziyongera ku zari zisanzweho zahangana nacyo. Abagize komisiyo basanga politiki yo kuboneza urubyaro yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi 2012 yari igamije kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bushya bugezweho ku bagore bageze igihe cyo kubyara bari hagati y'imyaka 15 na 49 no kongera uruhare rw'abagabo muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Kugeza ubu iyi komisiyo yagaragarije ko iyi ntego itaragerwaho, cyane cyane ku byerekeranye n'uruhare rw'abagabo mu gushyigikira iyi gahunda yo kuboneza urubyaro. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abagabo bagera ku 3500 aribo kugeza ubu bamaze kwitabira gahunda yo kuboneza urubyaro bakoresheje uburyo bwo kwifungisha. Komisiyo yagaragaje ko mu ngendo yakoze yasanze abagabo benshi bagaragaza ko badashobora kwemera kwifungisha burundu kuko batinya ko baba biyemeje kutazongera kubyara ukundi. Komisiyo ikavuga ko mu myanzuro yafashe hari usaba Minisiteri y'Umuryango kwihutisha ubukangurambaga bugamije kongera umubare w'abagabo bitabira kuboneza urubyaro. Presidente wa Komisiyo y'Imibereho y'Abaturage mu nteko ishinga amategeko Depite Uwamariya Odeta yasobanuye ko kuringaniza imbyaro ku bagabo bitagarukira gusa mu kwifungisha burundu, ariko abagabo bafite uburyo butandukanye bashobora kubonezamo urubyaro, bashobora gukoresha udukingirizo, bashobora gufasha abagore babo kubara, hari uburyo butandukanye, ntabwo ari ngombwa ko bakoresha kwifungisha burundu, cyane cyane ko imyumvire iracyagaragaza yuko iyo bifungishije burundu bituma hari n'izindi nshingano badashobora gukora neza. Twabiganiriyeho Minisante tugira yuko nta n'ingaruka bigira, ahanini biba ari perception, ari imyumvire. Minisante rwose yatugaragarije ko nta mbogamizi zirimo. Undi mwanzuro watanzwe n'usaba inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko rigendanye n'ubuzima bw'imyororokere yo mu mwaka w'ibihumbi 2016 hagashyirwaho iryemerera ingimbi n'abangavu kuringaniza imbyaro. Depite Uwamariya Odeta: iyo byo mu bihugu byateye imbere umwana usanga kwigishwa kuva bakiri batoya uburyo birinda, ariko n'igihe bidakunze ko yirinda akaba azi ko ashobora kwigoroka kugira ngo no gutwara inda gusa y'imburagihe, ahubwo ashobora no kurwara indwara zitandukanye zirimo no kuba yakwandura n'ubwandu bwa sida. Kuri uyu munsi itegeko ritari ryavugururwa ngo abangavu ku mugaragaro bemererwe kuba baboneza urubyaro. Uyu munsi ibibazo byazangaruka kundi turabifite bitari bikeya. Imibare ni myinshi pe, y'abana bacikiriza amashuri, y'abatwara inzira z'imburagihe, y'abakuramo uburwayi. Twabonye ko ku rwego rwa OMS imyaka yo kubyara yemewe cyangwa y'uburumbuke banafatiraho iriya mibare y'imyaka 15, mu gihe y'ubukure yacu 18. Kumva ko ibyo bintu ntabwo bihura na gato. Iyi ngingo yateje impaka mu nteko ishinga amategeko, bamwe mu badepite bagaragaza ko bwaba ari uburyo bwo gushishikariza urubyiruko kwishora mu mibonano mpuzabitsina, abandi bakumvikanisha ko ukurikije imibare y'abana b'abakobwa barimo guterwa inda imburagihe ari ngombwa ko ingimbi n'abangavu bahabwa uburenganzira bakajya muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Bamwe mu bana b'abakobwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika batangaza ko bakeneye kuringaniza imbyaro nabo, abandi bakerekana ko babikora ariko bihisha ababyeyi babo. Ngiye kubera ko mama ari umurokore ntabwo nabimubwiye, kuko iyo mbimubwira ntiyari bubyemere, we yari bufate indi ntera. Ngiye nabikoze njye n'umutimanama wanjye, ndavugane n'ubundi nta ngaruka zigaragara ashobora kubona z'uko naboneje, ariko nintaboneze cyangwa ejo bundi nkatwara inda zose azibona. Kugeza ubu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abakoresha uburyo bugezweho bwo kuringaniza imbyaro bavuye kuri 4% mu mwaka w'ibihumbi 2000 bagera kuri 58% mu mwaka w'ibihumbi 2019 2020. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, urakoze. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwaraye ruciye iteka ko dosiye y'iraswa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu 1994 Juvenal Habyarimana ifungwa burundu. Thomas Kamirindi aragaruka kuri iyi dosiye yari yarangije umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Mu mugoroba wo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 1994 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana yaravuye mu nama na bagenzi be bo mu karere i Dar es Salaam muri Tanzania.
mu ndege ye yari imucyuye harimo na perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira na bamwe mu baminisitiri n'abajyanama bari babaherekeje. Indege iri hafi kugera ku kibuga i Kanombe yarashwe na misile ikiri mu kirere irashwanyagurika, abari bayirimo bose uko ari 12 barapfa, barimo abaderevu bayo 3 bose b'Abafaransa. Abayirashe ntibigeze bamenyekana. Mu 1998 imiryango y'abaderevu yaregeye ubutabera bw'Ubufaransa icyaha cy'ubuhotozi gishamikiye ku mugambi w'iterabwoba. Bareze X kuko batazi uwarashe indege. Uwari umukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha juge d'instruction Jean-Louis Bruguière yatangiye anketi muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa 11 mu 2006 yemeje ko abantu 9 bo muri FPR Inkotanyi bagize uruhare mu iraswa ry'indege Habyarimana, asohora impapuro zo kubata muri yombi. Muri bo twavuga nka General James Kabarebe, Lieutenant General Charles Kayonga cyangwa Lieutenant Colonel Rosa Kabuye. Bruguière yanditse kandi ko na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agomba gukurikiranwa n'urukiko